Ibihe byiza wo kurikira Ubukungu Talks. Kaze neza. Uyu munsi hari umwe mu badukurikira watubajije yuko twazamubwira amakuru aheruka kuri P. Ariko nkurikije ikiganiro cy'ubushize ukuntu mwagikurikiranye, benshi bagira n'ibibazo byinshi, yaba batubajije baciye kuri email cyangwa se abaciye kuri nimero ya WhatsApp. Bibutsa yuko iyo urebye ikiganiro abakomeje kumbaza cyane, ujye ureba neza hasi muri description banashyizemo nimero ya WhatsApp ushobora kumboneraho umbaza kwako ni nimero ya business, cyangwa se ukaba wanyoherereza neza ikibazo cyawe uko ubishaka kuri email. Privacy yawe irabikwa nta kibazo. Rero dukomeje n'ikiganiro kugira ngo twumve neza ibyo tugiye kuvugaho, turabanza tugira icyo twibutsa abantu bitewe na audio nanjye umuntu umwe mu badukurikira yanyoherereje nkayumva, ariko kubw'impamvu z'umutekano n'impamvu z'uwayikoze n'icyo yaragambiriye, hari ibyo nanjye nabonye byaba ngombwa yuko nafixamo cyangwa se nakunganiramo, kubera yuko nawe yarabivuze yuko twese tugenda twiga. Wenda uwamuhaye amakuru wenda hari uko yayamuhaye, ariko nanone n'igihe zimwe muri produit abakurikiye ikiganiro cy'ubushize nababwiye yuko bimwe mu bintu byinshi cyane bivugwa muri marketing hari uburyo bikorwamo, cyane cyane bimeze nkaho bari kukubwira ikintu ariko ntibakubwire page yindi. N'ikimenyimenyi abantu bakurikirana amakuru mwabonye mu byerekeye na crypto space, uwitwa Kim Kardashian ndetse n'uwo bita Floyd Mayweather, ubu ngubu bamajije gushyirwa cyangwa se bashyikirijwe ibirego byaganye muri Chicago Court cyangwa se mu rukiko rwo muri Chicago, aho bari kubarega ku byerekeranye no kuba hari amakosa bakoze mu byerekeye na crypto yitwa Ethereum Max. Iyi Ethereum Max nta hihuriye niyo tuzi ya Ethereum. Abakurikiye ikiganiro nakoze kuri NFT mwarabyumvishije yuko hari blockchain yitwa Ethereum izwi mu bikoreshwa nka smart contract. Ariyo mpamvu iyi Ethereum Max yari token yakozwe. Rero abantu bafite abantu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, rero byabaye ngombwa ko banyiri iyi crypto babakoresha mu nyungu zabo kugira ngo abantu bayitabira ari benshi, bituma agaciro kayo kazamuka, hanyuma nikazamuka bagure, hanyuma nyuma yo kuyigura bakiciro kimanuke, nikimara kumanuka abashoya yabo bahombe. Ibyo rero nari ndi kubasobanura bakurikiye ikiganiro cy'ubushize. Bamwe bambajije impamvu ntahise njya ku ngingo neza, ariko hari impamvu buriya byabaye ngombwa ko mbanza kubasobanurira. Muri crypto hari ibintu biba birimo tugomba no kumenya, cyane cyane abenshi muri twe hari n'igihe nta bumenyi bwinshi baba bifiteho, ariko ibyiza ni uguhugurana. Ibibazo ugize ukatubaza, aho tudasobanukiwe natwe tubaza abaturenzeho mu bumenyi, cyangwa se nawe ugakora ubushakashatsi, dore yuko ibyo tukubwira hano ni ubumenyi. Ntabwo tuhita tuguha inama zo kuhita ushora, ahubwo tukubwira ibintu uko biri, hanyuma wowe ugahera ku byo twakubwiye ujya gukora ubushakashatsi ku giti cyawe. Ari nayo mpamvu iyo ubishoboye keyword cyangwa se ijambo ry'ingenzi wumvishe ujye uryandika ahantu. Reka dutangire rero. Dutangiye muri P network, turi buhere cyane turavuga ku cyerekeranye n'abayishinze, hanyuma noneho tunavuge ku cyerekeranye noneho abantu ba muri community ya P uko bitwa, hanyuma tuvuge noneho na P network nayo uko ikora, hanyuma noneho tuvuge ahazaza hayo, hanyuma noneho turasoreza noneho ku makuru mashya ya P aho igiye ishobora gutangira, cyangwa se harimo haravugwa yuko bishoboka yuko abantu bafite P noneho mushobora gutangira, bishoboka yuko ibyerekeye no kuba abantu bamenya noneho agaciro kayo bidahindutse ishobora kuba bigiye kujya ahagaragara byose, kandi bifite icyo bisobanura cyane ku byerekeye nuko abantu bari kwigana. Dore yuko magingo yanga iyo ugiye ku ma network yayo ugenda usanga yuko bimaje kugera hafi miliyoni 30 hirya no hino ku isi, cyane cyane abantu barifite P nyinshi cyane. Burya ntago ari muri Afrika, ahubwo byagaragaye cyane yuko ari muri Aziya y'Epfo, cyane cyane mu bihugu bya za Vietnam, mu Buhinde ndetse no hirya no hino aho ngaho. Ikintu cya mbere nakwibutsa, iyo ugiye kuri website ya P izwi nka minep.com,
ahangaha namwe murabibona yuko bo bavuga yuko intego yabo ari ugufasha abantu kuba nabo bajya mu bintu bya cryptocurrency, cyane cyane yuko ari revolution babona iri kugenda ikwirakwira ahantu hose, kandi bakanabona yuko n'ibyerekeye yaba n'uburyo bwitwa mining bitwara bisobanuye ku mining cryptocurrency ushobora kujya kuri channel kabireba, cyangwa se kuba wayishoramo, ari nabyo tuba tugira ngo dukangurira abantu tunagira ibyo tubabwira kugira ngo abantu badahubuka na duke bari bafite bakatubura. Hanyuma ibi byose biraza bikagenda bigatuma abantu impamvu bizeye no pi bifite aho bihuriye n'abantu bayishinze. Urebye abantu bayishinze akenshi abantu bakunda barabazi cyane. Uwa mbere azwi nka Nicholas Kokalis PhD, uyu nguyu nawe yigisha muri Stanford. Hakaba n'uwo bita Cheng Diaofan, uyu nawe ni PhD, nawe ni umugore. Hanyuma hakaba no abo babiri nibo bingenzi cyane, niyo ugiye kuri website bombi urababona. Ntago Nicholas Kokalis nubwo atita CEO ariko bigaragara yuko ari wiyobora yo Chief Technology. Hanyuma na Cheng Diaofan uyu nguyu nawe abakamwita yuko ari Product and Developer. Ahanga iyo ukomeje neza gusa mu itangira rye harimo n'undi mugabo wiswe Vince McPhilip, nawe yigaga MBA. Hanyuma n'umuri researcher wasuye nyine wari uri student researcher nyine wari uri muri Stanford University uzwi nka Aurelian Schutz. Ubu nibo batangije P network kuri P day, ari yizwi nka March cyangwa se ari mu kwezi kwa gatatu ku tariki 14. Ibi ngibi byose iyo ugiye ugasoma amakuru biragenda bikabyerekana. Aba ba founder nabo bagenda berekana experience bagiye bafite mu byerekeye n'ibi bintu, ari nabyo byakomeje gufata abantu bari muri P network bose bakagenda bayizera. Ahanga kuri Stanford ibi nubwo itagiye bafasha cyangwa nk'ikigo, ariko nabo barashimira cyane kuba yarabahaye umwanya bakageragereza igitekerezo cyayo. Twabibutsa yuko na company yabo bayitangiye kuri P-Day muri 2019 nkuko McPhilip yabitangaje. Twajya noneho ku mazina abenshi bakunda kumva abantu bari kwita muri P community cyangwa se babitwa bitewe n'ibyo bakora. No kuvuga ngo muri project yabo ukuntu project ihagaze, uzumva hari abantu bavuga ngo naba pioneer. Abangaba ni abantu bose bakoresha cyangwa ba downloading app yingi ya P bakaba bayifite mu matelefone yabo. Abangaba kenshi bakakora za mining bakoresheje telefone zabo, kemeza yuko atari amarobo. Hakaba n'abantu bazwi nk'aba ambassadors. Abangaba nabo ni babandi mugenda mubona basharinga ama link mbere, niko bagendaga babikora kugira ngo nabo barangiza bakagira basharinga n'abandi nabo bababwira ngo nibajye muri systeme. Bamwe banakoze n'ama group yaba bafite group ku ma Telegram, bafite group kuri WhatsApp, ni nyinshi cyane. Hanyuma aba bose ni systeme rero yo kugenda abantu basharinga binjizanyamo, ari nayo mwajyaga mwumva benshi bavuga ko iyi systeme imeze nka multi level marketing cyangwa se bya bindi bya MLM. Gusa ibi nabyo twabisobanuye mu biganiro bishize, ntago ndi ubisubiremo. Hanyuma hakaza n'abazwi nk'ama nodes. Ahangahe cyane nakubwira nodes ni ukuvuga ngo ni buri muntu wese ukoresha app hanyuma agakoresha software z'izi nodes. Izi nodes akazikoresha kuri computer. Ibi ngibi nabyo rero bifite acyo bisobanura cyane. Abangaba nibo bemeza cyangwa bagabanya kuba habaho abantu ba fake. Ibi bya nodes tubigarutseho bifite icyo bisobanura cyane mu kusobanura icyo tugiye kuvugaho. Ubundi se P network ubundi biri gukora gute? Twe ababona bajya kuri application mugakanda mugakora ibyo mukora ukirangiriza ngo mbonye P, ubundi haba hari abandi babiri inyuma. Abo ngabo ni bande rero? Nshatse kuvuga ahangaha no kuvuga ngo ahangaha bizwi kuri Bitcoin bisobanura nababwiye yuko habaho ikintu cyitwa nodes, icyo zikora cyangwa ayo ama computer menshi cyane yemeza Bitcoin ko aba umuntu yivuye hano ikaba kujya kundi muri system ya blockchain akazi bakore cyangwa protocol zo kubikora zizwi nka POW cyangwa se proof of work cyangwa se inyemeza gikorwa. Protocol zibikora niko zitwa, ariko iyo bavuze P ikoresha nodes zayo, algorithm ikoresha izwi nka stellar consensus protocol. Ibi ngiyo ukira guterera no kuvuga ngo izi nodes za P cyangwa abantu baba bafite ledger imwe, hanyuma iyo aba bantu bagize consensus cyangwa bumvikanye kugiko order ya new transaction ibayeho cyangwa se iyindi P ibonetse, iyo bamaje kubireba ihita yinjira muri
record. Hanyuma iyi ngiyi nodes zikora ikintu kimeze nk'ari security circle cyangwa se group y'abantu batanu cyangwa se cyangwa ikamakinga sure yuko ifite abantu nibura abantu batatu kugera kuri batanu muri circle. Hanyuma abo bantu nibo babasha kwemeza muri network. Iyi security circle noneho nizo zikora network ituma hatabaho ibintu byerekeye no gutubura cyangwa se igatuma hatabaho abantu bagira pi nyinshi batazikoreye cyangwa se bakaba bagira uburyo umuntu ariganya systeme hanyuma akagira ibyo atari gukorera mu gihe abandi bari gukora ibyo bagomba gukora kuri downloadinga, ukamara kuyidownloadinga ugakora ibyo ukora hanyuma ukabona izo pi zawe. Rero ibyo byose iyo bamaje kubi izi no kuvanga izi nodes zemewe nizo zibasha kuba za provinga zira pi wowe ufite hariya uri ujya kuyibona ari uko ya provinzwe n'icyo bita nodes. Aho ngaho turangije icyerekeranye n'uko ikora. Hanyuma ikintu kindi nanga tugomba kuvuga, hanyuma hari ikintu cyerekeranye n'agaciro ari nabyo nagira ngo mvugeho. Abumvisha audio numvishe hari umugabo abantu benshi yari ari gusobanura yuko ngo mu bindi bihugu ngo abantu bakoresha pi. Ngerageje kumukosoraho gato, pi ushobora kuyikoresha ibyo ushaka ariko mu matangazo mashya heruka cyangwa se aberuka kubona itangazo rijyanye n'ibyo ndi busobanure bwa nyuma, pi ntago iratangira gukoreshwa cyangwa se ntago wayihahisha cyangwa se ntiwayihinduramo amafaranga. Iracyari ibintu wowe ufite aho ngaho muri systeme yawe kubera yuko fezi ivuga igezeho. Icyo gihe akora icyo kiganiro hari mu kwa kane kandi bari bakiri kuri fezi ya kabiri. Fezi ya kabiri nta nubwo byari byemewe, nta nubwo icyo gihe bari bakiri gushaka abantu bajya muri systeme cyangwa se abantu mukiri gusharinga kugira ngo mubone izo pi. Bisobanuye ko bidashoboka. So yagiye avuga ibihugu bimwe na bimwe avugamo n'Ubushinwa, ariko nagira ngo mwibutse yuko mu Bushinwa nta hantu pi yagira iki kumarira kabisa. Nta muntu waha pi niyo wamuha pi zose zibaje kumayiningwa, ntabwo byemeye ko umuntu asharinga pi. Ibyo nibyo nakwibutsa. Bisobanuye yuko wowe pi yawe nta wundi muntu wayiha. Uburyo bwo kubona pi n'uburyo uyimayininga ukaba waba uri mu buryo bwa pioneer cyangwa uri ambassador, nibwo buryo bwonyine ubonamo pi, ariko iyo pi ntago wayigura nk'uko izindi cryptocurrencies zikoreshwa kuko ntagira aba listed. Icyo ngicyo nicyo twaba tubusubijeho gato ku byo yari yavuze icyo gihe. Kuko nari numvisha avuga yuko ngo ushobora gufata pi nk'ibihumbi 4 ngo ukagura imodoka, ariko nakubwira yuko bidashoboka kubera ko pi niba utayoherereza undi kuko bitaragera kuri iyo stage biragoye. Ikindi nanone nakongeraho kindi, hari abantu babonye yuko pi yakoze hackathon. Iyi hackathon yatuje aba developer aba pioneer bose, byari ukugira ngo babone solutions z'uburyo bareba uburyo bazayishyira mu buryo bwa business n'igihe yaba yabaye launched uko abantu baje bayikoresha babihahisha. So urumva rero niba ibintu yarabikoze mu kwa kabiri, nta kuntu mu kwa kabiri yaba abantu barayihahishaga hanyuma piyo aba pioneer cyangwa se aba ba founder ndetse ni team zibiri inyuma cyangwa se n'aba pioneer ndetse n'aba developer bakaba baricaye hamwe bari kureba uburyo izakoreshwa mu gihe byabaye peer to peer cyangwa P2P marketplaces yabayeho ngo bajye kubikora mbere y'igihe. Urumva ntago bishoboka. At least wenda iyo babikora nka nyuma yo kwa 10 ku mwaka ushize cyangwa mu kwa 11 kwa 12 wenda hari kugiraho sense, byari kugiramo sense ukuntu. So urumva aho ngaho nagira mwunganire biracyagoye, ntago bishoboka yuko icyo gihe mu kwezi kwa gatatu igihe ya recording iyo audio byaba bishoboka yuko abantu bari guhahisha iyo pi. Ako tukavuyeho. Hanyuma ikindi kintu nanone namanukiraho ku gaciro ka pi, aho pi igeze ubu ntagira aba listed, bisobanuye yuko bigoye yuko wavuga agaciro kayo. Kandi ikindi kuri information nkeya nanone nari nigeze kubonaho icyo gihe myumva nuko nibuka ko hari website kubyerekeye n'ama cryptocurrency nkunda gukoresha nanjye nsoma amakuru izwi nka coin market cap kuko niyo dukoresha, nayo yari yavuze yuko igihe pi yaba ibaye launch asitekereza yuko ishobora guhera kuri ku madolari 0.07 cyangwa se n'amafaranga ataragera no ku isenti rimwe. No kuvuga ngo ibi ngibi ntago 0.007 by'amadolari ubishyize no mu manyarwanda I'm not sure ashobora kuba ari nk'amafaranga 7 gutyo. Amafaranga 7 no kuvuga ngo pi imwe babona yuko ishobora kubihagaze amafaranga 7. Bisobanuye yuko muri circulation ku isi yose nta pi zihari ku buryo ngo wamenya agaciro kayo, kuko niyo wafata ibingibi ugakuba n'abantu bamaje na pi zihari zose
ushobora gusanga bidafite agaciro ka miliyoni nibura hafi enye cyangwa eshanu, urumva rero z'amadolari. So niyo mpamvu babwira nti biragoye. Fezi yabivugiyeho yuko icyo gihe pi ntabwo iri ku madolari 10 cyangwa 100 nk'uko abantu babivuze, nta n'umuntu uzi ibyo nta n'agaciro kayo sofa. Kugira ngo tujye ku cyanyuma noneho aricyo nagira ngo mvuge, ikintu cyanyuma dushaka kuvugaho wenda kubabajije noneho amakuru mashya ari muri pi na yahe. Well, ugiye kuri Twitter ya Pi Network ku tariki 31 z'ukwezi kwa 12 byagaragaye yuko bemeje yuko noneho bageze kuri phase ya gatatu by launchings. Phase ya gatatu ku launching bakavuga ko bageze ku cyo bise main net. Ibi bya main net kuba atari kumva ibyari byo bisobanuye yuko bamaje ku launching iyi phase ya gatatu bizwi nk'icyo twita deployment plan. Ukuvanga ahanga baberekanye yuko noneho hari igitekerezo cyuko bashaka kuba bagira ibitekerezo byo kuba bayi launching. Aha bahise banashyiraho n'itangazo ujye kuri Twitter ushobora kuyibona ribwira abantu yuko bitemewe kuba wagurisha cyangwa se ukaba wa listinga ukaba washyira ahantu ukavuga yuko ping ifite agaciro runaka ku masoko yariyo yose, kubera yuko ntibiremerwa. Ibi nubikoze bizaba ari scam cyangwa se azaba ari kubatekera umutwe. Bisobanuye iki rero? No kuvuga ngo pi kugeza amaginga bisubiramo bya bindi nababwiye haruguru yuko ntago iraba listed. Banakomeza bavuga yuko Pi Network yemeza idashidikanya yuko ntago iragira icyo bita ICO. Hanyuma ICO bundi mu busanzwe hari icyo bita IPO. IPO mu busanzwe mu byerekeye na stock ni igihe company igiye kuba public cyangwa se abantu dushobora kugura stock cyangwa n'amashare yayo biri public. Urugero mu Rwanda company heruka kujya kuri yakoze IPO yayo yari mobile cyangwa mobile money. No kuva MTN mu gisata cyayo cya mobile money cyabaye launched, abantu tugura share za. No kuvanga iyo habayeho IPO twita tumenya buri share igura gute. Ariko mbere yuko MTN ijya ku Karubanda cyangwa se ngo abantu twese tube twagura share muri MTN cyangwa se stock zayo, nta muntu wari uzi, ntago wari wemerewe kuyigura kwako, nta n'uwari uzi gukora akaciro kuvuge ngo MTN value yayo nangahe, ntago wari kumenya wenda ngo share yayo nangahe, kuko ibyo biba biri imbere abare information ziri interne zibari n'abantu baba bafitemo share ni babandi baba baratangiranye nayo cyangwa se abayiguriza mu bundi buryo. Naha rero Pi nayo ntagira akora icyo bita initial coin offering, kubako nimara kuyikora noneho iyo niyo bita ko ariko gaciro Pi izabitangiriyeho. Sofa bo banavuze yuko batarabikora, yewe nta n'ikintu bari bakora kijyanye no kuba abantu batangira kugurishanya amapi cyangwa ari byo bise crowdfunding sales cyangwa se n'uburyo bwa coin. No kuvango kugira ngo ubone coin biracyari bwa buryo busanzwe ujya muri systeme ukayimininga mu buryo busanzwe bwa undi muzi, yaba mu buryo bwa sign in mukora cyangwa se mugasharinga kwa kundi aba pioneers murabyumva kwa pioneers ni umwe mu downloadinga app hanyuma mukamininga, ubwo nibwo buryo bababwiye abantu babona mo pi ukayisharinga n'abandi birabisanzwe mukora. So bisobanuye ko pi sofa nta gaciro ifite, kuko nikora ICO cyangwa se initial offering nibwo noneho tuzamenya agaciro ka pi akariko. Ayo niyo makuru mashya ahari noneho. Ibo ni ukuvuga ngo iyi phase ya gatatu iratanga ikizere kubera yuko uvuga yuko ahangaha igiye gutuma noneho abantu bagira icyo bavuga yuko hari abantu muri iyi systeme ukurikije paper yayo company ivuga yuko kuri phase ya gatatu bagiye kuvalidating ama account y'abantu bamwe na bamwe, hanyuma ibingibi iyi process nyingo niyo bagiye kwita cyangwa se validate, sinzi ukuntu twavuga mu Kinyarwanda, ibyi nibyo bita KYC mu cyongereza cyangwa se know your customer process. No kuvuga ngo bagiye gutangira noneho kwemeza bamwe mu ba pioneer babemeze. Hanyuma iyi process ni nziza cyane kubera yuko iyi niyo phase noneho abantu bashobora kumva yuko nibimara gukunda neza bamaje kuyisettinga fresh, abantu baratangira noneho ko kwigira ikizere cy'uko izi pi zanyu mwamenya niba noneho igihe kizagera mukazigurisha. Iyo niyo mpamvu iyi phase ari ingenzi cyane. Gusa ikintu nanone nanjye nababwira aba pioneers nawe ndabizi mwese murakibaza muti
n'iryari noneho tuzamenya niba izi pi zacu twazikoresha tugatangira kuzigurisha cyangwa se zikaba zanamenya niba hari abantu twazigurisha bakaduha amafaranga cyangwa se niba na pi nayo izajya muri ibi bintu byerekeye n'ama NFTs wenda ngo mwumve wenda n'abantu bakoresha NFTs bishyurana bakaba banamenya ati niba mfite pi ebyiri agaciro k'amafaranga kabyo ni ibiki. Niyo nzira iyi phase ya gatatu cyangwa se iyi mainnet phase ni kisobanura, ariko ikintu cy'ingenzi cyane iyi ngiyi ifite cyangwa se phase ya gatatu byerekeye n'ibyo bita cryptocurrencies. Iyi phase ya gatatu yigezeho biba bisobanuye yuko ahubwo ugiye kugira control noneho ihagije ku mapi yawe. Ahangaha nibwo noneho mugiye kwako ababonye mumaje kugira pi browser, mumaje no kugira pi wallet. Ibira bintu bibiri rero nta muntu mwari wakamenya impamvu biri hariya, nta nuzi n'ibyo byokeretse abantu bari muri cryptocurrency space cyangwa se bafite bacuruza izindi bo bashobora kubyumva. Harahita haza noneho yuko mugiye kugira ama keys. Ibi bintu by'ama keys narabisobanuye kuri Bitcoin, hari private keys na public keys. Ibi ngibi bifite agaciro cyane mu cyerekeranye na blockchain bagiye kubaka ya pi. Ibi ngibi ni mumara kubibona nimara kunoza kwa abakiriya cyangwa se abantu ba pioneer mwese maje kugira public key na private key, biraba bisobanuye yuko coin iri hafi kugera ku rwego rwo kuba yajya ku isoko, hanyuma noneho bikagera kuri ya stage mwese mutegereje yo kuba yakoreshwa mu masoko yihaha n'igurisha bakugura product cyangwa service. Ibi byose tubibutsa yuko igihe key utazifite cyangwa iyo uyitakaje ntago ushobora kohereza cyangwa se ngo ukoreshe amapi uzaba ufite kuri telefone yawe. Ari nayo mpamvu abantu bafite pi ubu nta kintu birageraho, kuko iyo ni stage nicyo twe expectinga muri iki gihe. Iyi phase ya gatatu by launchings dutegereje yuko wenda abo batipe cyangwa se aba brain behind cyangwa se aba two twakita abantu bafite projet mu nshingano zabo bemeza yuko noneho abantu baba pioneer noneho ubu ngubu mufite private keys zanyu na public keys zanyu. Nimuba mufite ibingibi noneho muzemeza yuko noneho pi mu holdings noneho zabaye zanyu, noneho uzajya ukoresha zino key mu busanzwe kwa bakora muri ibintu bya cryptocurrencies barabyumva cyane. Muzikoresha muri kutransferinga, uyu umwe yohereje afungura key imwe wakohereza undi n'indi agakoresha indi yakira. Zino key nicyo zikora. Niba ushaka kumenya byinshi kubyerekeye n'ama keys, nanone nakoze ibiganiro hano kuri blockchain uzabyumvaho naranabisobanuye ku buryo buhagije n'uburyo blockchain ikora, yaba mushobora no kwirefera no kuri Bitcoin ubwo bidahuye byose neza ariko bifite aho bihuriye. So abantu buryo bwonye nuba basigaranye bwa mining, twabibutsa yuko reward yo ku mininga kuri stage bagezeho ubu ngubu byagabanyutseho kabiri, no kuvuga ngo ku isaha umuntu ara mining ari kabona 0.1 p. So uramuri kubyumva yuko biri kugenda birangira, hari igihe kizagera nanone pi kuma abantu niba bagifite ubushobozi bwo kuba bazi mininga bibe 0 ku isaha igihe bazaba bafite 1 billion members. Gusa biracyari urugendo rurerure kwa kubu haracyari miliyoni hafi nkibura nka 30 gutyo tu niba ntibeshye. So kubyerekeye n'amakuru mashya ndumva twabatugarukiye aho, ubwo waba ufite ikibazo nanone azatubaza, nibyo twagira ngo tuganiraho. Ciao, shalom, na utaha.